One more time digital citizens, nongeye kubaha ikaze murarihorana kuko ni mu rugo iwanyu. Joshua kuri screens zanyu, North Second House Kigali. Ni umunsi wa kabiri wa Africa Week. Turimo kuganira n'abantu batandukanye, twavuganye n'aba startup, tuvugana na enablers, tuvugana n'aba investors, ariko noneho right now kuri screen zanyu ndi kumwe n'undi mu digital citizen. Nabivumbuye nabimenye yuko ari umu digital citizen. Tujya gutangira agiye kutwibwira, atubwire about their brand, and then ibibazo bindi biraza gukomerezaho. Sango hayi ikaze. Urakoze cyane. Thank you beautiful digital citizens. Nkuko mwabyumvishe nanjye ndi umu digital citizen. My name is DUSENGE WYCLIF. Nkaba ndi umu creative director mu kigo gikora ibijyanye na branding and marketing cyitwa 250 Brands. First mbere yuko njya tumenya tujya kuri 50 Brands, creative director aba ari umuntu ukora iki? Ni ukuvuga nkuko byumvikana mu izina bakora ibintu bijyanye na creatives, anything that has to be with creative. Ni ukuvuga creative visuals n'aya mavideo muri gufata their type of creatives. Ni ukuvuga ikintu icyo ari cyo cyose ushyira hanze kugira ngo cyerekane nyine ideas zawe. Zishobora kuba websites, zishobora kuba flyers, zishobora kuba videos, zishobora kuba amarogos. Ni ukuvuga nta hantu utangiye ku expressing ideas cyangwa se ushaka communicating a message mu runaka mu wifashishije nyine these creative tools nyine zigiye zitandukanye. So to be a creative director nanone you have to have at least experience dealing with those different types of creatives cyangwa se tools. Harimo graphic design, harimo videography, harimo web design. So izo ni domaine zose ubujagoringa kugira ngo ubashe kudelivaringa ibintu runaka ku mukiriya. Noneho waba wexcellinga muri byo ukaba waba creative director muri ya creative. Okay, ushobora kudakenera kuexcellinga muri byo byose cyane, ariko bufiteho notion ku buryo ushobora kujudginga ngo this website ntago ari nziza kubera izi mpamvu, ntago isavinga this purpose, ukamenya ngo this logo ntago workinga, ukamenya this video ntago ari nziza kubera izi mpamvu. So ibyo bakaba ari ibintu byose ubasha kujudginga nyine, ariko ntago biri necessary yuko byose ushobora we personally kuba wabyikorera ngo bikore ku kigero kimwe, usibye ko binakunze nabyo byaba ari byiza. 250 Brand ni iki mukora cyangwa se ni iki muha abanyarwanda n'abanyafrika muri rusange nk'igisubizo by'ibibazo bafite? Kimwe mu bintu twahereyeho nuko urabizi marketing agencies ukuntu zimeze traditional hano mu Rwanda, ni ibigo bikora low key, nyine bavuga ko bakora marketing bakayikorera abakiriya, ariko bo ku giti cyabo nyine ntago baba ari abantu dukunze kubona cyane cyane digitally kuri digital platforms. So twe kimwe mu bintu twakoze nuko twahereye kuri digital platforms twigisha abantu bimwe mu bintu, amwe mu case studies, zimwe mu nkuru ziri interesting zijyanye na marketing ndetse na branding abantu nyine bakeneye kumenya. So muramutse musacinze kuri TikTok cyangwa se Instagram 250 Brands ushobora kubibona the kind of videos dukora, videos ziri interesting, videos ziri engaging, ushobora kwishimira kureba, kuko nyuma yo kuzikora nibwo twatangiye kujya dukora n'ama workshop agiye atandukanye. And from there noneho nibwo twinjiye muri mu buryo nyine noneho bwo gusavinga aba client for time, kubera ko twari dutangiye kugenda tubabona, ariko byose biturutse kuri za digital platforms za workshops twagiye dukora. Uri kumva ko you digital citizens make sure you use those digital tools, kuko niho akantu kari cyangwa se niho ubuzima buri. Straight to the point, nahita nkubaza ngo ubundi kubera iki a business ntoya igitangira, bimwe mu bintu bya mbere yagakwiye kugira igomba kuba ifite website? Kubera iki business yanjye ntoya itaragira n'abakiriya batanu yagakwiye kuba ifite website? Icyo ngicyo cyo ntago nagiconfirminga ngo mpite mvuga ngo iyo statement 100%. Ni ukuvuga kubera izi mpamvu zikurikira, bitewe na service utanga. Hari service ubwazo ziba atari sawa kujya kuzigurishiriza kuri website. However, biri essential yuko most of small businesses zicuruza ziseringa kuba individual customers, atari business to business, ahubwo business to customers,
biba ari ngombwa ko bagira amantuza ama social media, sibyo? Kubera iki? Kuko nibwo buryo bwihuse bwo kugera ku bantu. Muri marketing tugira ibyo bita funnel, mbere yo kugera kuri website akenshi usanga waciye kuri social media. Exactly, uvuga nihe lead yanjye ni engaging abantu cyangwa ukabeducatinga, and then bakaba interested mu byo uri kuvuga n'ibyo wenda kugurisha, and then bakaba bajya ahantu ugurishiriza. Ushobora kuba store yawe cyangwa se ya digital store nanone ikaba website. Kuko zino platforms ziri digital tuzibara nkaho ari address yawe, si nkaho ahubwo ni address yawe. Kuko n'abantu baza bakakubariza amakuru. Niba 250 brand ifite location business y'ahantu ibarizwa iri physical, ariko nanone igomba kugira office online cyane rwose. Iyo office online ishobora kuba iri iyo website cyangwa se platform yindi ya social ihuriza abantu hamwe. Impamvu ni imwe, nuko urabona nk'ubu ngubu turi muri event yo kunetworkinga. Hano hari abantu benshi muri Northern Africa Week, hari abantu benshi b'ingeri zitandukanye bafite imari nyinshi, abantu bari influential muri Afrika ndetse no hanze yayo. Ariko n'ubundi usanga umubare wabo ushobora kuba connected nabo uri limited. Sure. Sibyo? Nubwo bahari ariko still uri limited. Ntabwo event nk'izi ngizi zibaho kenshi ku buryo cyumva uzajya ugenda uyihoramo nyine ku buryo cyuhura n'abo bantu. And then naho social media zizira, kubera ko noneho wowe ya content yawe wakoze niyo utari gukora y'ubwayo ibiri kugenda gushakira aba prospect, sibyo? Cyangwa se abo twita abakiriya, even cyangwa se abashobora kurangira. Social media zo zigufasha kugera ku bantu. Uramutse ukoze video ikagira views 5,000, 5,000 views ntabwo byoroshye kubibona mu buzima busanzwe buvuze hano, ngo ubone views 5,000, abantu 5,000 baba exposed ku kintu uri kuofaringa. So niho bibera massive rero. Ariko none tukagerageza gushyiramo ubwenge kugira ngo abantu turi kugeraho bo ari nabo bantu dukeneye, kuko hari igihe ujya viral at the end of the day ugasanga nta kintu n'ubundi cyangwa bari target clients cyangwa se target people. Wari ukomeje kuri Africa Week, ari naho hantu nonaha turi muri Northern Africa Week. Ivuze iki kuri startup ya hano, yaba ari mu Rwanda cyangwa se Africa in general? Umuntu ufite startup wagize amahirwe yo kuba ari muri Africa Week, witanzeho urugero cyangwa se n'andi ma network wakoze, ni iki wumva benshi barimo guhurizaho bavuga bati jewe I have gained this from Africa Week? Impamvu nkubajije gutyo ngo icyo wagiye wumva, of course you are a creative director, kandi amaso yawe amatwi yawe aba arimo akora areba, because you learn from the people. So ubashubirije ni iki most of them bumvise barimo kugenda bagarukaho? Kimwe mu bintu nabonye, ubwo reka mpere kuba bafite izo startup, no kuvuga bo baracyari like at the lower end. Sibyo? Bari kuvuga yuko ibintu bishoboka. Kubera iki baba already inspired, bari kubona the guys with millions of dollars bari ku mapanos barimo bavuga dufite amafaranga yo kubaha, bari kubona ko ibintu bishoboka. Hano muri Afrika, hano mu Rwanda ushobora gukora the idea you have ishobora kuvamo the massive company, sibyo? Ikaguhereza massive income yari utigeze ubitekerezaho, and then ukaba wana expanding beyond Africa cyangwa se mu Rwanda, kubera yuko these guys bano twagiye tubona ku mapanos atandukanye bari kuduhereza nk'ubuhamya cyangwa se bari kudiscussinga topics zigiye zitandukanye. Ni ikimenyetso cyiza cy'uko barabikoze kandi abenshi bahereye hano muri Afrika. So tugarutse noneho ku bajene aba digital citizens hano Kigali no mu Rwanda bitandukanye, byanze bikunze turi muri digital era. Niba turi muri digital era, ni nk'izihe career zo muri tech, of course muri creative industry, ushobora kubabwira uti yo guys, niba mutarimo guchecking all these ideas ni nshya zirimo kuza, ushobora kuba wakora iki ukaba wa making a business. Ushobora kuba maybe muri content creation cyangwa se n'izindi zishamikiye, ku buryo umunsi niba nkurikiye iyi episode twagiranye umunsi navuga ngo so let me go check on this and learn more, because dushaka ku nurturing the young tech savvy community igizwe n'ababa bajene bashobora gustrivinga muri digital economy that we are into. For sure. Ngiye kimwe mu bintu nizera muri iyi minsi nuko content creation, being able to create a piece of engaging content is like having a master's degree. Nukuvuga
your ability yo kujya kuri social media cyangwa se yo kuba wafata kamera telefone yawe ugacreatinga a piece of content, ubwo ndavuga videos kuko nizo ziri bigezweho okay, ntabwo tukabita kugerwaho, ahubwo nizo zirimo ziba pushed, nizo nyine abantu bari kurelatinga nazo. No kuvuga wa creatinga, wagenda ugasobanura ibyo ukora, opinions zawe kuri topic runaka, ukaba ku buryo ki abantu bumva barelatinga ku byo uri kuvuga. Ntekereza ko icyo kintu gisa no kugira masters cyangwa se muri ntuza mu isomo iryo ari ryose waba uri kwiga, ntitaye ngo niba uri umudeveloper, niba uri mu graphic designer, niba uri umudokiteri, icyo waba ukora cyose, ariko niwongeraho the ability to create the content and make it viral. For sure you're going. It's not necessarily yuko ukeneye kujya viral, kuko ntabwo ari abantu benshi tujya viral. But you are somehow not somehow, at least but you are viral. Yes, zibasha kugera kuri recognized. Wow, ariko ubasha gukora content igenda ikagera ku bantu, sibyo? Yes. Hahandi ubona bafatika nyine ukabona yuko yagiye bihwanye n'imbaraga wayishyizemo. Ni ikintu cyiza, aho ngaho buri na sure yuko muri iyi creator economy turi kwinjiramo byanga bikunda uza thriving. So turimo tugenda tugana ku musozo, dushaka kugira ngo ufate tools eshatu wari recommendinga umu digital citizen udukurikiye hariya yagenda akiga cyangwa se agafocusinga kugira ngo abe ya scalinga maybe muri content creation ndetse na social media management, nkuko ari byo navuga muri creative industry birimo like approach. Twihuse, icyambere script writing, banze wiki kujya imbere ya kamera yawe, ufate telefone ujya imbere ya kamera yawe, wandika akantu and then ukavuga, try to be real. Ukumva ariko okay, ushobora kugenda off script ukajya freestyle, gusa ntabwo ari abantu benshi babibasha. Icyiza nuko as a new kwandika ga script ni byiza, kandi noneho biragufasha in the long run. Tool yo gukoresha iyo ni icyo ari cyambere. Icya kabiri, run CapCut. Yes, CapCut cyangwa Premiere Pro niba ubishoboye. I prefer CapCut. CapCut gusa nanone premium. So if you want something free, you can have a Premiere Pro, but at the cost yuko iri difficult cyangwa complex. That's why ubwo icyo ni ikindi. Ikindi, run digital marketing. How to deal with these social media platforms. Okay. So, digital citizens, reka tu wrapping up i part ya nona, ariko ntabwo ari ubwanyuma mu mubonyana. When a new digital citizen comes here, he is here forever. Tuzahura ubutaha noneho turimo kudetailinga ngo izo contents mwize gukora ni gute noneho ziba monetized, ni gute zibyara amafaranga, ni ikoranabuhanga rigezweho. Tugumane muri description y'iki kiganiro, ndaza gushyiramo link ya 250 brands kugira ngo muze guconnectinga. Check out what they do, share what you are building, ecosystem yacu dukomeze tuyiteze imbere. Sir, nishimiye ko twabanye uyu munsi. Let's meet again.